Mu mateka y'isi hari inkuru imwe ikomeje kwibazwaho n'abantu benshi. Ni inkuru y'ukuntu Abanya-Israel ubwoko bw'Imana bategereje umucunguzi imyaka n'imyaka, ariko igihe aje ntibamwemeye. Yezu Kristu, uwo abakristo bemera nk'umwana w'Imana n'umukiza w'isi, yavukiye mu muryango w'Abayahudi, yigira mu muco wabo, asengera mu nsengero zabo. Nyamara kugeza amagingo ya Abanya-Israel benshi ntibamwemera nka Mesiya. Ibi byaba byaratewe n'iki? Nitwa Ngendahimana Daniel. Gusa mbere yuko dukomeza, umva nkugira inama. Kuri iyi channel ni uzasanga igisubizo kitakubwira ko ayo ari amayobera matagatifu. Bityo gukanda subscribe, like, share na comment nta kiguzi bigusaba uretse kuba wigira inama nziza yo guhorana ibisubizo ku bibazo by'incoberamahanga. Tubahaye ikaze. Dushingiye kuri Bibiliya, Yezu yavukiye mu muryango w'Abayahudi, abantu b'Imana bari bamaze imyaka myinshi bategereje umucunguzi. Yaje akurikije isezerano ryari ryarahawe umwami Dawidi, aho Imana yamusezeranyije ko azakomokaho umwami ufite ingoma izahoraho iteka. Nk'abandi bana bose b'Abayahudi, Yezu akeberwa ku munsi wa 8. Ibyo ntibyabaye impanuka, byari ikimenyetso cy'uko yinjiye mu isezerano Imana yagiranye n'Abayisiraheli. Yahawe izina Yezu, izina risobanura ko Imana ikiza. Ntago byarangiriye aho. Nyuma y'iminsi mike, Mariya na Yosefu ababyeyi be bamujyanye mu ngoro y'i Yerusalemu nk'uko itegeko ryabitegekaga. Ntibajyanye igitambo cy'abakire, bajyanye inkoko ebyiri, igitambo cy'abakene. Ibyo byagaragazaga ko Yesu atavukiye mu bakire, ahubwo yaje asangiye ubuzima n'abaciye bugufi. Akura, Yezu ntiyitandukanyije n'umuco w'iwabo. Yigaga kandi akigisha mu masinagogi, aho Abayahudi bateraniraga basoma ibyanditswe. Yavugaga mu mvugo yabo, akifashisha amategeko bari bazi, ababwira ku Mana bari basanzwe basenga. Nta na rimwe yigeze ahakana ko ari Umuyahudi, ahubwo yagaragaje ko yaje kuzuza ibyari byaranditswe, ataje kubisenya. Nyamara nubwo yari umwe muri bo, nubwo yari yarahanuwe, benshi ntibamwemeye. Bari bategereje umukiza ufite imbaraga za politike, ariko Imana ibaha umukiza wicishije bugufi. Bari bategereje umwami ufite inkota, ariko bahabwa umwami ufite urukundo. Ku Bayisiraheli batamwemera ngo nuko impamvu Mesiya bari biteze ni yaje abakiza ubutegetsi bw'Abaromani, ngo asubize Isiraheli icyubahiro cyayo. Nyamara Yezu yaje yicishije bugufi, avukira mu kiraro, abana n'abakene, yigisha urukundo n'imbabazi. Ibyo mvuze haruguru wabisanga muri Bibiliya yera mu isezerano rya kera, Samweli wa 2 kuva ku mutwe wa 7 umurongo wa 12 kugera ku wa 13, Luka umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 21 kugera ku wa 24. Ikindi ngo gishengura Abayisiraheli ni ukuba Yezu yari yitabwa umwana w'Imana. Ku Bayahudi benshi, kuvuga ko umuntu ari umwana w'Imana byumvikana nk'ubuhakanyi. Bizeraga Imana imwe, ariko ntibari biteguye kwakira ukuri ko Imana ishobora kwiyerekana mu mwana wayo. Bibiliya ivuga ko umanitswe ku giti ni ikivume. Ibyo tubisanga mu Gutegeka kwa 2 umutwe wa 21 umurongo wa 23. Bityo Abayisiraheli kubona Yezu yarapfiriye ku musaraba byatumye benshi bavuga bati, niba ari Mesiya, kuki yapfuye nk'umunyabyaha? Ese kuki atikijije? Ese ni ryari ibyo bizarangira? Uko gutsembarara kuzarangira ryari? Ese Bibiliya ivuga ko bazemera Yezu mu gihe kizaza, cyangwa wa munsi w'imperuka twumva nugera ubwoko bw'Imana nta juru buzabona? Bibiliya irabivuga ibyo. Mutagatifu Pawulo wari Umuyahudi yarabyanditse agira ati, Abayisiraheli bazakizwa bose igihe gikwiye nikigera. Abaroma umutwe wa 11 umurongo wa 26, Pawulo akomeza avuga ko ukwanga kwabo kw'igihe gito kwabaye inzira yo gukiza andi mahanga. Murabyumva, abantu benshi aha nibo bacunguriwe. Mwiyobokamana, hizerwa ko igihe kizagera Isiraheli igafungura amaso, ikamenya Yezu, ikamwakira nk'umwami n'umukiza. Iyi nkuru si ya Isiraheli gusa kubizera Kristu n'Imana. Inshuro nyinshi bashaka ko Imana ibakiza mu buryo bihitiyemo, bagategereza ibisubizo byihuse. Nk'uko umwana yifuza ko umubyeyi amukorera byose uko abyifuza, ariko umubyeyi akamuhitiramo icyo abona kiri ngombwa. Aha niho nsoreje iyi ngingo. Gusa mbere y'uko ugenda wibuke gusiga ukanze subscribe n'inzogera kugira ngo duhorane umunsi ku wundi. Nitwa Ngendahimana Daniel. Mugira amahoro.